ukwanjye ariko gukora no kw'Imana arebye mu mvugo yiwe cyangwa se mu maso ye cyangwa mu ndorerwamo ye abona we mu by'ukuri kuvuga yego cyangwa we abona nta gisubizo abwira Imana ati wowe wabishobora ndakwizeye kuko no kwa Lazaro warakoze bituma rero icyo gihe Imana imukorera icyo yarayisabye ngo Imana iramubwira ngo hanura wowe umva iryo jambo Mwami Uwiteka ni wowe ubizi none haje irindi jambo rivuga ngo hanura kandi Imana yavuze ari wo muriro ari nawo umuriro umva ijambo ryitwa umuriro urotsa umuntu wese akoraho agashya noneho rero nawucamo nugera kuri iyo step yuko waciye mu muriro ntabwo uzashya Imana ishimwe ntabwo washya Imana igufiteho umugambi ntabwo washya Imana itaragera gute itarakurekura rero bivuge ngo nuca no muri uwo muriro ntabwo uzashya mu yandi magambo rero Imana yavuganye nawe cyangwa se ijambo Imana yasezeranye nawe ntabwo bitararangira ntabwo rwose bizabura rizasohora Imana yavuze bitinde bitebuke kizasohora bivuge ngo mu yandi magambo muririmbyi niwe wavuze ngo ibensengo Uwiteka bintarura mu mpagarara ngo binyigizaho datari muganyira ibyo nkennye byose iyo dusenga Imana rero tuba turi mu bihe byo kwiyegereza no gushaka inzira yose yatuma itugirira neza Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare Siribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa se live tugane tubigufashemo ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Siribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24 Siribi Studio ni igisubizo cyawe tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose bari hirya no hino mwese nimugubwe neza wakoze cyane gushyira hano kuri Imana Irahari TV natwe tugusabiye umugisha urakoze cyane Imana amahoro ikugirire neza nkuko mubibona kuri kamera zacu twongeye kugira umutumirwa n'ubwa mbere tubanye nawe hano kuri Imana Irahari TV reka tumwakire uraho neza mukozi w'Imana muraho neza Yesu nashimwe Yesu nahimbazwe amakuru yanyu turashima Umwami Imana ukiduhagaritse ukiduhaye ubuzima ni mpagarike n'ubugingo yego nigeze nandikira umuntu message nababwira nti nkwifurije kugira umunsi wuje impagarike n'ubugingo arambwira ngo ndamutuke impagarike n'ubugingo ubundi bisobanura iki kugira ngo yenda n'abandi bantu babyumve buriya mu Kinyarwanda habaho ijambo rivuga ngo guhagarara mu yandi magambo bituruka ku nshinga guhagarara kandi Bibiliya yigeze avuga ijambo rikomeye cyane ravuga ngo ubibwira ko ahagaze yirinda atagwa tubihuze rero ibyo bintu byombi impagarike n'ubugingo vuga ngo kuba uhagaze byonyine ni ubuzima ubugingo rero ni ikintu kitagaragarishwa amaso cyangwa se kitaboneshwa amaso ariko nacyo kiba kigaragaza umuntu uko ariho yego urakoze cyane Imana amahoro iguhereza umugisha ntabwo turi butinde abantu bari kwibaza ngo ninde dutaramanye ninde tugiye kuganira ni umusore ni umugabo se amazina ye yitwa nde amazina nitwa Nsengiyumva Siriro ndi umupapa cyangwa se ndi umugabo yego mfite umudamu n'abana 2 ndumva ari byo urakoze cyane Siriro hanyuma uyu munsi wa none uhagaze muhe muhamagara ndashima Imana rero Imana
yagiye dukoresha mu buryo butandukanye, kandi Pawulo yaranditse aravuga ngo uko impano zacu zigenda zuzuzanya, avuga ijambo rikomeye cyane ngo ziba ariko zikora cyangwa se zake. Rero muri aka kanya mfite umuhamagaro cyangwa se mfite imihamagaro iri mu buryo butatu. Ubwa mbere ni ukuvugira Imana cyangwa se kwerekana Imana binyuze mu ijambo ryayo. Impano ya kabiri ni impano yo kuvuga Imana mu buryo bwagiye bukaganira nayo, ikadutangariza ibyo tugomba gutangariza abandi bantu runaka cyangwa se bagenzi bacu. Ubwo mu mpano mu kinyarwanda cyeguye cyangwa se giseguye ni ubuhanuzi. Indi mpano ya gatatu cyangwa se undi muhamagaro wa gatatu ngira ni uwo gusengera abarwayi, Imana igakora imirimo n'ibitangaza, kuko Pawulo we yaravuze ngo sijya uriho ahubwo ni Kristo uri muri jyewe. So ntabwo rero bituruka kuri twebwe, ahubwo bituruka ku uburyo Imana iba yakoranye natwe. Yego, nubwo buryo butatu Imana idukoreshamo. Yego, urakoze cyane. Nyuma y'uko umaze kutwibwira, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, ahasigaye dukunde twinjire muri gahunda yacu uyu munsi. Urakoze Mana nziza, uri Imana itwitaho uko bwije n'uko bukeye. Turagushimiye, uduhaye amahirwe yo kuboneka imbere yawe. Twe ntacyo twakwishoboza, byose bituruka kuri wowe. Turagushimiye rero kuko uri Imana yabanye natwe muri gahunda zose, ukaba udushyikije amahoro. Ntuhabwe icyubahiro. Dusengeye aka kanya kugira ngo uzubane natwe, kandi umwanya tugiye kumara aha ngaha ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubikwatse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ineza y'Imana ibe ku buzima bwawe. Tuguhaye ikaze rero, ariko hari ikibazo kimwe nshaka kubaza. Imana iracyavuga? Iracyavuga. Imana, mbajije ikibazo cyiza cyane. Imana iracyavuga, ahubwo hariho ikibazo cy'uko tuvuga Imana itavuze. Ariko Imana kubivuga iracyavuga, kuko umuririmbyi w'Ikorasi yigeze aririmba ngo ya Mana yavuganye ivugana n'abakera n'uyu munsi iracyakora. Bivuge ngo ntaho Imana yagiye, ntabwo Imana ihinduka. Uko Imana yari iri mu myaka 5 niko ikiri n'iyi saha, ahubwo uburyo tuyivuga, uburyo tuvuga ngo yavuze nibwo kibazo. Yego, ariko ubundi Imana iracyavuga rwose. Yego. Ngewe rero nkurikije ibyo mbona, nkurikije abakozi b'Imana ngenda mpura nabo b'iki gihe, mbona neza ko nari nikanze ko yacecetse. Kuko ubashaka mu mwuka ukabona ntibarimo pe. Kwibaza se mu by'ukuri abantu bose ko bari kugenda bacika intege basubira inyuma, kuko iracyavuga. Ariko ntacyo, ubwo bivuze ukaba, reka tubyizere, kandi nawe ndizera ko uri umwe mu bakozi b'Imana bashobora kuba bagihagaze neza, batari batakaza umwimerere wabo. Duheruka kuvugana uri mu rugendo. Urugendo rwagenze rute? Ndashima Imana yabanye nanjye. Ubwo duheruka kuvugana nari ndimo nerekeza mu gihugu cya Kenya, mu murwa cyangwa se mu mujyi wa Nairobi. Nari ngiye kuvuga Imana. Ndashima Imana. Muririmbyi niwe waririmbye aravuga, witwa Tasi, aravuga ngo aho ugejeje ukora Mana mbaye ngushimiye. Ni imirimo y'Imana yabikoze. Nge nk'umwana w'umuntu sinabitekerezaga, ariko Imana yabanye nanjye, irandinda, irankomeza. Nishimwe rwose. Buriya ari ikintu mwari muvuze n'ubu nongeye kugarukaho. Iyo abantu benshi tuvuga Imana cyangwa se iyo turi kuvuga Imana, hari icyo bita umwimerere w'Imana, cyangwa se Imana ukaba ufitanye nayo irindi banga, connection, irindi jambo, uburyo kubona. Kuko ari ikintu mwari muvuze, umugabo witwa Yosuwa yatumye abatasi, ariko abatumye bagaruka mu mpande ebyiri. Bamwe bagaruka bakura umutima, abandi bagaruka berekana ko Imana yavuze ibyo kuri. Noneho
nicyo yahise avuga ati reka twemere ibyabake. Ubwo abantu bose baje basakuza ibaze yatumye abatasi 12 ariko 10 bagaruka bakura umutima batumvaho kugira ngo tujye hariya ahantu mureke twigumira aha kandi si cyari igihugu cy'isezerano. Ariko ubwo bari bagezeho 2 batangiye kuvuga inkuru bavuze batumva twababonye nubwo ari barebare nubwo bimeze birya ariko ntibidutera ubwoba tuzabarya nk'ibitsima kuko Imana iri muri twebwe. Yego natwe rero nicyo Imana yadukoresheje rwose. Twagize urugendo rwiza Nairobi, ndumva Imana yaradufashije. Imana idukoresha imirimo n'ibitangaza. Yego komerezaho noneho rero uduhereza ubutumwa watugeneye kuri uyu munsi. Uyu munsi ubutumwa nabageneye bufite insanganyamatsiko cyangwa se bufite intego ivuga ngo ntibirarangira. Ntabwo birarangira. Hari igihe twireba cyangwa se nireba kumva ko byarangiye ariko ntabwo birarangira. Nkomereje kuri icyo kintu cya Nairobi, ubundi jewe Nsengiyumva Cyril navutse mu muryango w'abana 2 nanjye wa gatatu nige bucuri wacu, ariko mvuka mu muryango wasaga nkaho uciriritse cyane ku rwego numvaga ko ntaho nagera. Ariko ntangira gukorera Imana mu myaka 10 natangiye gukorera Imana gutyo ngenda nzamuka gutyo nza kugera ku rwego Imana yemera gukorana nanjye. Imana ishimwe rwose. Uko utugenda twegera Imana nayo nitwe twegera. Kandi ijambo ryaravuze ngo muzanshaka mu mbone nimushakana umwete wanyu wose. Ndashima Imana rero, Imana abanye nanjye mu myaka yanjye mitoya impa kwiga, ariko biza kurangira Imana noneho imbwita mwana wanjye rero igihe aho kigeze ngusabye ko ugomba kumbera umukozi. Narabwiye ngo Mana icyo uzashaka ko nzakora nzagikora kuko mbayeho kubera wowe. Byaje kurangira koko nkuze maze gukura nkurira muri ibyo bintu byo kubana n'Imana no gusenga no kuba iruhande rwayo cyane. Biza kuba ngombwa ko ndi ku ijambo riva ngo ntibirarangira, kuko hari igihe umuntu yireba akabona byararangiye. Wareba aho uvuka, wareba igisekuru kiwanyu ukavuga ngo byararangiye. Oya, Imana ikigufiteho umugambi ntibirarangira. Mu yandi magambo, Imana itararekura mu gihe umwuka usohoka undi ukinjira ntabwo birarangira. Bivuge ngo amahirwe uracyayafite kuko uracyari umunyamakuru, uracyari umukandida w'umunyamahirwe. Bivuge ngo amahirwe aracyari mu biganza byawe. Utagombeye kwirirwa usaba ubuhanuzi, utagombeye kwirirwa usaba ibintu byinshi, ntibirarangira. Bivuge ngo umuntu byarangiye ni umuntu wapfuye. Murakoze cyane. Noneho ndangije naje gukurira muri ubwo buzima, nyuma nza kugira ubushobozi njya gushaka icyo nkora. Ndagenda ndacuruza ibintu birazamuka koko. Nacuruzaga alimentation irazamuka rwose igera ku rwego numvaga ko Imana iri kumwe nanjye. Ndacuruza gihe kije kugera rero nza gupanga cyangwa se nza kugira umushinga wo kugira urugo. Biba ngombwa ko Imana n'ubundi yari yarabimbwiye kenshi uko nasengaga uko nabanaga nayo, ndashaka kurarikira umuntu wese ubuzima bwawe bwose uzabamo ntuzabaho ubuzima butagira umutego, ntuzabaho ubuzima butagira intambara, ntuzabaho ubuzima butagira ibikurwanya, ahubwo uburyo byitwaramo nibwo buzatuma Imana ikugirira neza, cyangwa se ugatinda mu cyo twita ubutayu bushobora kubanguka cyangwa se bugatinda ariko twabigizemo uruhare. Nicyo ndi gushaka kwerekana. Noneho nyuma y'icyo gihe, kuri iri jambo rivuga ngo ntibirarangira, nyuma y'icyo gihe narakomeje ngira uwo mushinga, ariko mbiganire umuryango urambwira ngo aho kugira ngo ushake wabyihorera ukazategereza, kuko nari nkiri mutoya koko. Njya gushaka nashatse mfite imyaka 23. Nuko nyuma rero barambwira bati abo tuvukana hari mukuru wanjye wari utarashaka, arambwira ati aho kugira ngo ushake wabyihorera, tuzakomeza tugushyigikire, byihorere gushaka. Ndabwira ngo ngewe ngomba gushaka, ariko hari impamvu yari itumye mbikora, kuko ibyo nakoraga byari birimo bisubira hasi mbireba, kandi n'inkomoko zabyo gusenga kwarabimpishuriye. Nyuma rero cyaje kurangira nkoze ubukwe, ariko nkora ubukwe butishimiwe cyangwa se budashyigikiwe. Ariko reka mbabwire, Imana iyo yavuze ndishimye, ndebye aho mvuka, ndebye n'ubukwe nkoze, numva nshimye Imana cyane.
witonde gatoya uzajya mu ishuri ariko nukomeza kubana nanjye nzakugirira neza. Byaje kurangira koko ngiye mu ishuri, aha ntangira kwinjira mu ntambara yitwa urugo, ntari niteguye, nari mutoya, urumva nari muto cyane, ntabyo nari nzi, nashatse numva ko urugo ari ijuru, numvaga ari ijuru. Ndashaka kubwira abantu ijambo rivuga ngo ntibirarangira, nacyakomeje kuriteraho umusumari, ntabwo birarangira. Maze kugera kuri urwo rwego rwo kugira umuryango, rwatangiye kuzamo ibibazo, nkabibona, ariko nkomeza gusenga Imana ikampishurira. Nyuma maze kubyara umwana w'imfura, yavutse nawe igihe kirekire, byagoranye cyane, ariko kubwo gusenga Imana irakora. Nyuma maze kubyara umwana wanjye w'imfura, noneho ntangira kwiga, noneho rya shuri Imana yavugaga neza. Ngeraho numva none ubuzima butangiye kunshanga. Igihe cyaje kugera, mudamu tumaze kugira umwana w'amezi 9 aza kunsigara agenda, ariko ubu ndashima Imana ko turi kumwe, Imana ishimwe cyane. Nyuma aza kunsiga kuko ubuzima bwari bugeze ku rwego rw'uko nabonaga bishaririye cyane, ariko nkomeza kuguma kuri rya jambo rivuga ngo ijambo Imana yavuze irarikurikirana ikaririnda kandi kugeza risohoye. Tume rero byatumye nkomera, ndavuga ngo byanga bikunda iyi mvura igwa izagera igihe ihite. Rero ndashaka no kubwira umuntu, hari ibibazo bikugonga, buriya nigeze nabwira abantu nti burya kwirukanka ujya gutandukana n'uwo muri kumwe ntabwo ari cyo gisubizo. Wasenze ukareba icyo Imana ibikubwiraho. Jye narasenze Imana irambwira iti mwana wanjye, nubwo uyu muntu yagiye ariko n'uwawe, Imana ishimwe. Ndakomeza ndasenga ninginga Imana, ndibuka yaragiye akubita amezi 6 ntazi ngo abahehe. Nyuma ariko nanjye mba mu buzima bugoranye, burakomeza buranzunguza, ariko ndashima Imana. Rya jambo Imana yavuze ntabwo ryaheze, ndakomeza ndasenga Imana, biza kurangira koko yongeye kumugarura. Nta mpamvu yari hari yari itumye agenda, ahubwo bwari ubuzima. Rero ngarutse kuri iri jambo, ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 37. Aha Ezekiyeli Imana yamweretse ijambo ryitwa, Imana yamutembereje imujyana mu kibaya, iramwitegereza, aritegereza, iramubwira ngo sohoka. Arasohoka ari mu mwuka, niko ijambo rivuga, arimo atemberezwa mu kibaya ngo agiye kureba, abona ijambo Imana yakoresheje cyangwa se inyandiko ko rivuga, imwereka amagufa yumye, niko ijambo rivuga. Arimo atembera, arimo areba, abona amagufa ngo arumye, ngo ijambo riravuga ngo mbese mukozi w'Imana cyangwa se muhanuzi w'Imana wabasha guhanurira aya magufa akabasha kubaho? Avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Bivuge ngo kubaho ndiho cyangwa se kuba turiho, Imana irabizi, izi ko bizagenda, ifite igenamigambi ryawe rya none n'iryejo hazaza. Ariko ijambo riramfashije, reka turisome. Yego. Ezekiyeli 37. Yego. Ukuboko, umurongo wa mbere, ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, yego, ansohora ndi mu mwuka, yego, aramanura, yego, angeza mu kibaya, cyari cyuzuyemo amagufwa, yego, anzengurukana aho yarayakikije hose, yego, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Yego. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Yego. Ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Umva iryo jambo riraryoshye. Ukuboko k'Uwiteka kwaramugendereye kumusohora ari mu mwuka. Umva iryo jambo, ntabwo yari ari mu bihe byo kwiryamira, nta nubwo yari ari mu bihe byo gusinzira, yari ari mu bihe byo gusenga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo asangwa ari mu mwuka, cyangwa se Imana imusanga ari mu mwuka, iramusohora. Bibiliya yavuze ijambo rikomeye cyane, iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Mu yandi magambo, niba umwuka w'Imana wiyaduhamagaye uri muri twebwe, izabasha kudukoresha ibiruta ibyo
dutekereza. Noneho arangije muri ako gahe cyangwa se muri uwo mwanya yari arimo asenga Imana yo gahoraho ibihe byose none ntaho izajya. Arangije ngo aramumanukana, marayika aramutembereza, aramubwira ngo mbese Ezekiyeli witegereje ukareba birashoboka yuko aya magufa yabasha kubaho? Mu yandi magambo, birashoboka yuko ukurikije uyu muntu naho ari, naho avuka, n'inkomoko ye, n'akavukire ye, n'igisekuru kiwabo, birashoboka ko Imana yakorana nawe? Birashoboka ko Imana yamugenderera? Birashoboka ko Imana yatuma abasha kugera ku rwego Imana yavuze ko azageraho? Abyumvise aravuga ati jyewe rero kureba ni ukwanjye, ariko gukora ni ukw'Imana. Arebye mu mvugo yiwe cyangwa se mu maso ye cyangwa mu ndorerwamo ye, abona we mu by'ukuri kuvuga yego cyangwa oya abona nta gisubizo. Abwira Imana ati wowe wabishobora, ndakwizeye kuko no kwa Lazaro warakoze. Bituma rero icyo gihe Imana imukorera icyo yarayisabye, ngo Imana iramubwira ngo hanura wowe. Umva iryo jambo, Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. None haje irindi jambo rivuga ngo hanura. Bivuge ngo guhanura harimo irindi banga abantu bakunda gusa nkaho batabaha agaciro, ari nacyo kiri gutuma uyu munsi wa none ibihe wa munsi kurushaho kutwegera. Ijambo ryavuze ngo natwe turushaho kwegerana nayo cyangwa se turushaho guterana kwera. Abantu ugasanga turi mu bihe by'uko turi kwirengagiza Imana, tukavuga itavuze, tugahanura itahanuye. Icyo rero nicyo Ezekiyeli yirinze. Yaravuze ati ndamutse jye mbikoze nk'umwana w'umuntu ntabwo byashoboka, ariko Imana ibikoze yo ubwayo birashoboka ko byashoboka. Nari nkiri kuri iryo jambo rero, ntabwo birarangira, nuko bireza kurangira koko ubuzima buragorana. Sigara nibaza ngo se byashoboka ko ubu nzongera nkabaho, byashoboka ko nzongera kugenda nta kibazo mfite? Ariko Imana ndayishimiye, yabaye mu ruhande rwanjye, irampisha n'isa iracyampisha, nishimwe. Byaje kurangira rero koko mfashe ibihe byo gusenga Imana, nkakomeza gusenga, ariko none mfata ibihe bidasanzwe, ndasenga mbaza Imana, Imana irambwira ngo mwana wanjye naguhaye umusaraba uzashobora. Umusaraba naguhaye ntabwo ari ugomba kujugunya, kuko ndibukamo hagati aho bamwe amajwi yarazaga akambwira ngo muri icyo gihe atarahari bati shakira undi, abandi bakambwira bati rero buriya uriya si uwawe, abandi buri wese burya iyo wagezweho ntawe utakubwira. Mu yandi magambo ubanza kureba ukavuga ngo ese ko navuganye n'Imana ngiye gukora iki kintu, byashoboka yuko Imana yaba yemeye ko iki kintu kimba idafite impamvu ibizifite? Niba Imana yarakubwiye ko iguhaye ubukwe ugashyingirwa, Imana ikagukorera ibirori bikakunezeza, hari impamvu yabikoze. Ntabwo yavuze ngo, ntabwo yaguhaye ubukwe ngo ikubwire ngo jya muri Gatanya. Oya, ndashaka kubwira Abanyarwanda rwose tubyumvika n'abari hanze, Gatanya burya ni Satani. Kuko Imana yakubwiye ubukwe, iguha n'uwo muzabukorana, murabana mukora ubukwe bigenda neza. Nyuma havutse impamvu iri butume ikibazo cyawe cyangwa se hagati yawe nawe bitari bugende neza, kuko ntazibana zidakomanya amahembe. Ariko ikibazo gihari, uribaza ngo ese iyi ni isaha yo kurikura cyangwa ni isaha yo gushinyiriza? Hirya hari ibisubizo. Ndashima Imana kwihangana kwanjye kwaje kumbyarira umusaruro. Imana yaje kungirira neza, ndayishimira. Narihanganye birankomerana, ayo majwi akaza, Imana ikomeza kumbwira ngo mwana wanjye tuza, nzabana nawe, nzaba ndi kumwe nawe. Hari ikintu ijambo ry'Imana ryambwiye muri Yesaya ibice 43 hambwiye ngo iki, ndagira ngo tuhasome naho ibyo bice rwose urebe kuntu havuze. Buriya Imana igira uburyo ikorana natwe, kandi Imana yo kabya yatushireho ijambo ryayo ngo rizatugirira akamaro none n'ejo hazaza. Bivuge ngo uyu munsi wa none iryo jambo ryambwiye ngo iki, reka dusome mu izina rya Yesu. Yesaya 43. Ariko noneho Uwiteka wakuremye, yego, wowe Yakobo, yego, kandi akakubumba, yego, wowe Isiraheli, yego, aravuga ati yego, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Aha, umva iryo jambo kuntu rikomeye cyane, witinya
witinya kuko nagucunguye. Kabiri, naraguhamagaye, naguhamagaye mu izina. Ntabwo uri uwo ku gasozi, uri uwanjye. Mu yandi magambo, Imana niba yaraguhamagaye uruwayo, bitagombeye ku magambo menshi, bitagombeye ngo urusaku, oya, uri uw'Imana. Nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruzi neza nkakwiyegereza. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Somera umurongo ukurikiraho wa kabiri. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Yego. Nuca mu migezi ntizagutembana. Yego. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Umvira iryo jambo kuntu riryoshye cyane. Bibiri ivuze ngo iki? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuca mu migezi, nuca mu mazi ntabwo azagutwara. Siko ijambo ry'Imana ritubwiye. Arongera ashyizeho n'irindi jambo ngo nuca mu migezi nayo ntizagutembana. Amazi n'imigezi bitandukaniye hehe? Wumva iryo jambo ririmo ubusesenguzi bukomeye cyane. Amazi n'imigezi biratandukanye cyane. Amazi ni amazi ashobora kuba ateraniye ahantu runaka, akaba ari ahantu hamwe ariko atabuja, atagenda agumye ahantu hamwe gusa. Ayo rero tuyita amazi. Mu yandi magambo, ni amagambo y'abantu akomeza kuza kwitura, akongera akakwituraho, akongera akakwituraho, amagambo akakwituraho, amagambo akakwituraho. Ayo ngaya ariko akaba ari hamwe, tuvuge ngo ari muri karitsiye imwe. Ayo rero ubasha kwihanganira ayo magambo bigakunda, ariko wumva irindi jambo rikomeye ngo nuca no mu migezi. Uraryumvise neza? Nuca no mu migezi. Imigezi rero yo kugira ngo umugezi ubeho ugomba kuba ufite isoko. Ukaba ufite isoko, ufite n'utundi tugezi dushamikiyeho tugaburira wa mugezi, kandi ya mazi noneho yaragenda. Sibyo? Bivuga ngo niba ari guturuka hepfo, andi agaturuka ruguru, andi agaturuka ruguru, andi agaturuka gutyo, akaza agateranira hamwe, icyakora arakomeza akagenda. Ubwo ni umugezi. Mu yandi magambo rero, hari igihe uba uri muri karitsiye runaka cyangwa se wayo ubuzima runaka, uvuga n'utazi kuvuga bose bakakuvuga. Uri kubyumva neza? Noneho ugasanga bose baraje baguhuriyeho. Uri kubyumva neza? Noneho bikarenga icyo bita imbibi bikagera hirya, ariko Imana iravuze ngo nuca muri ibyo ngibyo nabyo ntibizagutembana, kuko Imana yagukunze urukundo ruhoraho. Imana ishimwe cyane. Nuca no muri iyo migezi ntabwo izagutembana. Uri kubyumva neza? Noneho ngo nuca no mu muriro, biza bifata ubuzima bwawe, noneho biruha mu kaga, ariko nubica. Kandi Imana yavuze ari nawo umuriro. Umva ijambo ryitwa umuriro urotsa. Umuntu wese akoraho agashya. Noneho rero nawucamo, nugera kuri iyo step yuko waciye mu muriro, ntabwo uzashya. Imana ishimwe. Ntabwo washya Imana igufiteho umugambi, ntabwo washya Imana itaragera gute, itarakurekura. Rero bivuge ngo nuca no muri uwo muriro ntabwo uzashya. Mu yandi magambo rero, icyo Imana yavuganye nawe cyangwa se ijambo Imana yasezeranye nawe, ntabwo bitararangira, ntabwo rwose bizabura, rizasohora. Icyo Imana yavuze bitinde bitebuke kizasohora. Bivuge ngo mu yandi magambo, umuririmbyi niwe wavuze ngo ibensenga Uwiteka bintarura mu mpagarara, ngo binyigizaho datari muganyira ibyo nkennye byose. Iyo dusenga Imana rero, tuba turi mu bihe byo kwiyegereza no gushaka inzira yose yatuma itugirira neza. Rero turi kuri iri jambo, nuca mu muriro ntabwo uzashya, bitinde bitebuke, icyo Imana yavuganye nanjye izagisohoza. Ntabwo birarangira rero, wikumva ko byarangiye, wikumva ko washatse ibyangombwa bikaba byaranze none ngo ejo byararangiye. Ntabwo birarangira. Gerageza, biracyakomeje, imbere haracyari heza. Imana y'amahoro iduhana umugisha kandi iturengere, itwiteho, bitararangira idutabare muri iri jambo rivuga ngo ntibirarangira. Kandi kuko yadukunze, iyi migezi tugose, Imana irangize mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. Reka rero noneho niba hari indi message ufite uyitambutse, nurangiza kuyitambutsa dukunde dusenge. Urakoze cyane. Nendaga kubwira umuntu wese kuri iri jambo rya Ezekiyeli ibice 37, nendaga kubwira umuntu wese wumva ko ibyiringiro bye byarangiye. Ntabwo birarangira. Wikumva ko ubuzima bwawe bwarangiye, ntabwo birarangira. Mpanuriye umuntu wese ijambo rivuga ngo
ntago birarangira. Manuriye umuntu wese ijambo rivuga ngo ntago birarangira, amahirwe aracyariho. Niba bitararangira iyanyurije indege ikanjyana Nairobi, ntago birarangira ngiye kuvuga Imana. Kandi numvaga bitashoboka, kandi ndashima Imana. Ni kenshi twagiye dusengera abantu benshi, ndanashima Imana cyane ko umurimo urimo ugenda waguka, kubera ko hari ibintu Imana iri kudukoresha, iri kuduhuza n'abasilamu tukabasengera, n'abandi utaremeraga Kristo atangiye kumwemera. Ibyo biratwubaka cyane. Ndumva message nakubwira ngo ntibirarangira. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Karibu nisengesha. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Mwami Imana, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kuri Imana yumva gusenga. Muririmbyi yaravuze ngo dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana yumva kwinginga no gutakamba kwacu. Aya masaha Nyagasani turagushimiye ko tumaze kuganira kuri iri jambo rivuga ngo ntibirarangira. Mu yandi magambo birashoboka, biracyashoboka, kuko umwuka usohoka undi ukinjira. Turacyari abakandida b'amahirwe, turasenze ngo aya mahirwe watugeneye asohore ku buzima bwacu. Kandi ijambo muririmbyi nk'uko yari amaze kubitubwira ngo ibe dusenga Uwiteka bidutarura mu mpagarara, buri wese umukure mu byo bimureme, muri ibyo biremereye umutima we, muri ibyo bimugoye, muri ibyo bimuhangayitse, kugira ngo uyu munsi wa none ijambo ryawe nk'uko ryabivuze ngo ni wowe ugira icyo urema, wamara kukirema ukagikomeza, hirya yo kugikomeza ukanagisohoza, usohoze gusenga kwacu no kwinginga kwacu. Tubigusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro niguhereze umugisha. Umuntu rero yakwifuza gusengana nawe cyangwa kukugisha inama cyangwa se nawe kuyikugira, umuntu yakwifuza mu buryo butandukanye, ndagira ngo utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo abe yakubona mu buryo bworoshye. Yego, murakoze. Nkoresha nimero ya MTN 078 53 93 72 078 53 93 72. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguha umugisha. Hanyuma dukurikiye, wakoze cyane kubana natwe. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, kandi ukeneye kudusangiza ubuhamya, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, ubuhanuzi, cyangwa se hari n'ikindi ushaka no kudutera inkunga, nimero urayibona imbere yawe kuri screen. Ibisigaye Yesu aduhane umugisha. Shalom.